ndagira ngo mbwire wowe unkuriki wikwikuraho ubunyangamugayo, wikikuraho kuvugira, wikikuraho kwezwa, wikikuraho gukiranuka ngo nuko haba hari na Yezeberi ngo kugira ngo ukunde usangire ku meza amwe nawe. Ndagira ngo nkubwire ngo ikereti data yateguye aho kuzarengerera abana b'Imana. Hari isengesho rijya rituma Imana yumva, hari isengesho rijya rituma Imana ikora, hari isengesho rijya rituma umugambi Imana wuzura, hari isengesho rijya rihagurutsa intebe y'Imana, hari isengesho rijya rituma Imana yizira, hari isengesho rijya rituma wumvirwa. Ndagira ngo mvugana na yeri yunkurikiye aya masa nkubwire ngo wewe wenyine wagarura Imana. Dufite abantu bahamagawe baratoranywa buzura umwuka wera, ubu ngubu bicaye mu idini murimo mubona ibintu bihakorerwa mugaceceka ngo ntavuga. Dufite abantu bamenye Imana barangije barayisobanukirwa, murimo murabona abantu bica umurimo w'Imana ntago mwahaguruka ngo muvuge. Dufite abantu basenze Imana ibahereza uyu murimo, ariko kubera Yezeberi na Ahabu bamaze kubacecekesha. Wongera uvuga Imana igaruke, wongera uvuga umwuka wera w'Imana agaruke mu bantu. Ni Mugeni ugarutse ngo tuganire ijambo ry'Imana. Nsuje abari hanze ndetse n'abari mu gihugu, abakristo, abanyarwanda, itorero ry'Imana muri rusange, kugira ngo Imana ibahe umugisha. Nje kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Imana ishyize ku mutima wanjye, ndetse numvise ngize ishyaka n'inyota ndetse n'umwuka wera w'Imana arimpa kugira ngo ndibabwire, kuko bumwe mu buryo Imana inyuramo ivugana n'itorero n'abantu bayo harimo n'ijambo ryayo, kuko ari n'ubuhanuzi butavangiye. Nihanganishije abarwayi, uzankurikira arwaye ndakwihanganishije, kandi nkubwira ngo wizere imbaraga z'Imana, utumbire Imana mu ijuru, utumbire Imana yonyine niyo gisubizo cyawe. Nihanganishije abapfushije, nawe bitameze neza, bishobora kuba bitameze neza uyu munsi ariko ejo bikagenda neza. Ukomere, wihangane, ushikame, byose ku mukiranutsi Imana ijya ibyemerera ibyago n'amakuba, ariko ngo adukiza muri byose. Ndagira ngo rero nkubwire ngo ntabwo ariko bizahora kuba mutegereje, nta n'umwe uzakorwa n'isoni, nawe ntabwo uri bukorwe n'isoni mu izina rya Yesu. Turagushimye kandi turaguhimbaje, wabanye n'abantu bawe, ubana n'abanyarwanda, ubana n'itorero ry'Imana, ndetse nanjye ubana nanjye ugiye kuvuga ijambo ryawe. Nyemerera umwuka wera w'Imana abe muri nge cyane, kandi imbaraga y'ubwenge ize kubana nanjye. Ntaze kuba ari njye uvuga, ahubwo aze kuba ari wowe uvuga, njye nkubere mikoro, urangurura ubwira ubwoko bwawe. Kandi umuntu ugiye kunkurikira uze kumuha kumva ndetse no kumvira, kandi iri jambo rize kugira ahantu ridukura, rize no kugira ahantu ritugeza mu buryo bw'umwuka n'ubw'umubiri. Bigusabye mbyizeye ni mu izina rya Yesu, amen. Imana ibahe umugisha. Tugiye kuganira ijambo riboneka mu gitabo cy'Abami ba mbere. Turasoma ibice 18, dusoma umurongo wa 17. Abami ba mbere ibice 18, turasoma umurongo wa 17. Dusome mu izina rya Yesu. Haravuze ngo maze Ahabu abonye Eliya aramubwira ati, mbega ni wowe n'umuruho wateye Isiraheli? Nawe aramusubiza ati, erega sinjye wateye Isiraheli umuruho, ahubwo ni wowe n'inzu ya so, kuko mwaretse amategeko y'Uwiteka mugakurikira Bali. None ntumirira Abisiraheli bose bateranire ku musozi w'i Karumeli, kandi abahanuzi ba Bayali uko ari 450, n'abahanuzi ba Sheri basangirira ku meza ya Yezeberi uko ari 400. Nuko Ahabu atumira Abisiraheli bose n'abahanuzi abateranyiriza ku musozi w'i Karumeli. Nuko Eliya yegera abantu bose aravuga ati, muzagerezeyo guhera mu rungabangabo. Niba muzi ko Uwiteka ari we Mana, nimumukurikire, kandi niba ari Bali bari we mukurikire. Abantu ntibamusubize ijambo na rimwe. Eliya arongera abwira abantu ati, ninjye njyenyine muhanuzi w'Uwiteka usigaye, ariko abahanuzi ba Bayali ni 450. Tuvuge amen. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Tugiye kuganira kuri iri jambo ry'Imana
iri jambo narihaye intego ivuga ngo wowe wenyine mu kazi, wowe wenyine mu kigo ukoramo, wowe wenyine muri ratorero, wowe wenyine muri radini, wowe wenyine hariya mu kigo ukorera, wowe wenyine utwaye imodoka, wowe wenyine kuri uriya musozi utuyeho, wowe wenyine mu muryango wagarura Imana muri wowe wenyine nje kukubwira wowe wenyine, ntago ari groupe, ntago ari dini, ntago ari umuryango, si famiye yose. Wowe wenyine wagarura Imana mu rugo rwawe, wowe wenyine watuma bamuvuka n'abahinduka, wowe wenyine wagarura Imana aho uvuka, wowe wenyine. Iki gihe cyari igihe ku ngoma y'umwami Ahabu n'umugore witwaga Yezeberi baragenda bazimya Imana mu Bisiraheli, ndetse bazimya abahanuzi b'Imana, barangije bimika ibigirwamana, bimika Bayali, bimika za Shera, ndetse ngo basangiriraga ku meza amwe ya Yezeberi nk'uko ijambo ry'Imana ritubwiye. Uyu Eliya dusomye yari umuhanuzi w'Imana kandi ari umuhanuzi muri iki gihe. Reka mbibutse neza yuko iyo ufite ishyaka ryo gukorera Imana iragukoresha. Iyo ufite ishyaka ryo gukorera Imana, abantu bagushyigikira batagushyigikira, ubuzima bwose waba uhagazemo cyangwa urimo, iyo ufite ishyaka ry'Imana, Imana iragukoresha. Tuvuge cyane amin. Iyo ufite inyota n'ishyaka muri wowe, ukagirira ishyaka Imana iragukoresha. Wowe unkurikiye ndagira ngo uze kuba umurwanashyaka w'Imana. Eliya ngo yarebye ibyarimo biba, areba ibyarimo biba mu Bisiraheli. Aba Bisiraheli Imana ivuga cyangwa Imana ivuzeho ni abantu Imana yagiriye neza, ni abantu Imana yakuye mu buretwa iyo kwa Faraho, ni abantu Imana yarengeye ibaneshereza imbere y'ingabo isi yose ireba, amahanga yose areba, ibaneshereza ingabo za Faraho n'amagara y'intambara, Uwiteka biroha mu nyanja. Ni abantu babonye inyanja icika, ni abantu Imana yatungiye mu butayu ibatungisha amana, irababwira ngo nimumara kurya ngo kandi kabiri muhaze nimuzigere munyibagirwa. Ibaha amategeko n'amabwiriza yo kugenderaho, iravuga ngo nimuzigere musenga izindi mana atari njyewe, nimuzigere muzana Imana mu maso y'Imana. Ibahereza amategeko, nimukibe ntugasambane, ibahereza ibintu byinshi byo kugenda. Reka mbabwira ko ari Imana ifu, kandi bimwe mu bintu Imana ifuhira ibingibi Ahabu bari bazi. Noneho ngo aba bahanuzi 850 bari abahanuzi ba Bayali, bari abahanuzi bashe, bari abahanuzi Ahabu yagiye agira be ngo basangirira ku meza. Ndagira ngo mvuga aya meza ni icyubahiro gitumye wiyambura, haleluya, ishyaka ry'Imana. Aya meza ni icyubahiro gitumye uvuga iby'Imana itavuze. Aya meza ni icyubahiro gitumye woroshya ibitoroha. Aya meza ni ahantu ushaka guhagarara atari hakugejeje, ariko kuko ushaka gusangirira ku meza ya Yezeberi, ukiyaranje ugata Imana, ukaramya ibigirwamana. Ndagira ngo mbwire wowe unkurikiye, wongera ugire ishyaka ryo gukorera Imana. Wowe wenyine Imana yagukoresha. Ngeri yabyitegereje muri icyo gihe ngo Imana ibahanisha kubura imvura, ngo ahungira ngo ku kagezi kamwe k'icyereti gakamye, Imana itegura k'isarafati. Ndagira ngo mbwire wowe unkurikiye, wikwikuraho ubunyangamugayo, wikwikuraho kuvugira Imana, wikwikuraho kwezwa, wikwikuraho gukiranuka, ngo nuko Ahabu hari na Yezeberi, ngo kugira ngo ukunde usangire ku meza amwe nawe. Ndagira ngo nkubwire ngo icyereti data yateguye aho kuzarengerera abana b'Imana, kandi nabona icyereti byanze n'isarafati harahari, kandi n'isarafati nibidakunda no munsi y'igiti azohereza igikona agutabare akurengere. Ariko wiramya Yezeberi, wiramya Ahabu, wiramya ibigirwamana bya Bayali, wikikura
tuvuga cyane amin. Ngo uyu Eliya yarebye ibyarimo biba muri icyo gihe yitandukanya nabo bose, aravuga ngo nitane. Abantu muri iyi minsi bazi ko uwakomeye ari uwahitinze, ari uwazamutse, ari uwamenyekanye. Ntabwo ariko bimeze. Imana ishobora kubana nawe ukiri iyo ngiyo mu cyaro, ntabwo kuba utarasangirira ku meza amwe Yezeberi bizatuma Imana itakurengera. Hari ingingo Imana yateguye yo kurengera abantu, hari ingingo Imana yateguye yo gutabara abantu. Abantu basenze Imana bafite gikurikira. Reka nkubwire ngo nubwo Ahabu bakuvaho, nubwo Yezeberi yakuvaho, Isarafati harahari, kandi Isarafati n'ibyanga, Ikereti harahari, Ikereti n'ibyanga. Data yateguye ibikona, ariko ntabwo uzicwa n'inzara. Dawidi yaravuze ngo nari umusore none ndashaje, sindabona umukiranutsi. Ariko mu bintu bitumye abantu bikuraho kuba inyangamugayo, mu bintu bitumye abantu bikuraho ubumana bw'Imana, harimo aya meza. Aya meza ariho byinshi, aya meza ni amafaranga, aya meza ni ubwesikoro. Ndagira ngo wowe nkurikiye umuhanuzi nka Eliya ngo arangije ngo aravuga ngo noneho ndumva ngomba kuva mu bwoba nkava mu buhungiro, ngiye guhura n'Ahabu. Ngo bahurira ku musozi Karumeli, ngo barasuhuzanya. Aramubwira ngo niwe wateye Isiraheli umuruho, aramubwira ngo ntago ari njye wateye Isiraheli umuruho. Ndagira ngo mbabwire ngo abantu mwikuye ku Mana, mugatangira kuramya ba Yezeberi, mugatangira kuramya Ahabu, nimwe mutumye Imana itarengera bari inyuma, nimwe mutumye abantu Imana tutagisenga ngo twumve, nimwe mutumye abantu b'Imana batakinginga Imana ngo ihite ikora, kubera ko nabo yakoreye barimo baramya ameza, barimo baramiriza ku meza amwe ya Yezeberi. Ngo arangije uyu mugore Yezeberi agira umwuka mubi, uyu mugore Yezeberi agira umwuka wo kuyobya, uyu mugore Yezeberi agira umwuka wo gusenya, uyu mugore Yezeberi. Ndagira ngo nkubwire ngo Uwiteka Imana akurinde umwuka wa Yezeberi. Ngo arangije Eliya aravuga ngo sinjye wateye Isiraheli umuruho, ahubwo nuko mwimuye Imana, nuko mwaretse Imana. Ndagira ngo nkubazeho nkurikiye, ibyo uri murabona koko birimo Imana, cyangwa urashaka kwisangira ku meza amwe Yezeberi wirengagije Imana? Ndagira ngo nkwibutse ko Imana iracyagabura, Imana iracyambika, Imana iracyagira neza, Imana iracyaruhura abarushye, Imana iracyakiza abarwayi. Tugeze mu minsi igoye, aho usanga abakozi b'Imana kenshi baba bari mu buzima bugiye bugoranye, bugiye buruhije. Agahura n'uyu Ahabu, agahura na Yezeberi uri bumutegurira icyigisho n'ibyo ari bubwire abantu kugira ngo bakunde baze gusangirira ku meza amwe. Tugeze mu minsi igoye, aho abakozi b'Imana turimo ducogozwa n'iminsi n'ibihe kugira ngo twihute twamamare tumenyekane. Ariko ntabwo kuba uri ahantu hamenyekanye hamamaye bisobanuye ko Imana ihari. Ntabwo ahamamaye hose ariho Imana iri. Na Yezeberi no kwa Ahabu ibwami ntabwo yari ahari Uwiteka, ariko ngo ahubwo yari muri Eliya. Ndagira ngo mvugana na Eliya nkurikiye aya masaha, nkubwire ngo wowe wenyine wagarura Imana. Dufite abantu bahamagawe baratoranywa buzuye umwuka wera, ubu ngubu bicaye mu idini, murimo mubona ibintu bihakorerwa mugaceceka ngo ntavuga. Dufite abantu bamenye Imana barangije barayisobanukirwa, murimo murabona abantu bica umurimo w'Imana, ntabwo mwahaguruka ngo muvuge. Dufite abantu basenze Imana, Imana ibahereza uyu murimo, ariko kubera Yezeberi na Ahabu bamaze kubacecekesha. Wongera uvuga Imana igaruke, wongera uvuga umwuka wera w'Imana agaruke mu bantu. Murimo murabona ibintu bikorerwa, kaba ngo sinakiteranya, ntabwo navuga. Wamaze gushyigikira Ahabu, gushyigikira Yezeberi kugira ngo mukunde musangirira ku meza amwe. Dufite abantu bari mu murimo, ukabona ibirimo bihabera siko kwera kw'Imana, ukabona ibihakorerwa biteye isoni, warangiza ukareberera, ukabona nta kintu wabikoraho, ukabisigiriza, ukabiramya, ukabihereza inyito, mukabishakira inzira kugira ngo utaza kuvuga ugakoma kuri Ahabu na Yezeberi. Ariko nagira ngo nkubwire ngo ushobora wowe wenyine kuza kuba
umukandida w'ijuru ushobora wowe wenyine kugarura Imana mu Bisiraheli, wowe wenyine wagarura Imana mu itorero, wowe wenyine wagarura Imana mu idini, wowe wenyine wagarura Imana aho utuye, wowe wenyine wagarura Imana mu muryango, wowe wenyine wagarura Imana aho uvuka, wowe wenyine mu kazi urimo imbere y'abo bapagani bagutinyishije, senga ugarura Imana muri bo. Wewe wenyine mu kigo ukoramo runaka, muri abo bantu batazi Imana, hamagara Imana yawe imenyekane. Tugeze mu minsi abantu barimo basuzugura Imana, natwe ubwacu tugasuzugurirwa Imana yacu, ariko ya Mana yabanye na Eliya, ya Mana uko yariri n'uyu munsi niko iri. Ndagira ngo uyu munsi uhamagare Imana, kandi iyo uri buhamagare iraza gusubirisha umuriro, nisubirisha umuriro biraza kumenyekana karima. Ngabwira abantu bose ngo munyegi, arabaza ngo muzagereza he guhera mu rungabangabo. Wowe unkurikiye abo bantu nawe ubwawe nawe uri nibyo uri mubona, uzagereza hehe guhera mu rungabangabo? Niba ari Imana yacu dukore, mureke tuyikore. Niko Eliya yababwiye ngo abantu nibamusubiza ijambo na rimwe ntibigera bagira icyo bavuga ku byo yaravuze. Ariko ngo Eliya ntiyumva anyuzwe, aravuga ngo aha numirira 850 duhurire ku musozi Karumeli ngabahereza iyabo mfizi. Aravuga ngo dore muri benshi nimubanze mutambe, ngo kuko ngewe ndifasha. Ariko Mana we cyangwa Umwuka Wera akagusanga. Tugeze mu minsi dufite abakozi b'Imana bari buzuye Umwuka w'Imana, wowe ugiye kunkurikirana ndetse nawe unkurikirana. Twahamagawe dutinya icyaha ndetse tunakirwanya, duhamagarwa tuvuga Imana ukwiye, duhamagarwa turamya Imana. Ariko birababaje, biratangaje, umubabaro Imana ifite ni mwinshi. Tugeze mu minsi umuntu ahagarara akavuga ngo ndashima runaka wangiriye icyizere cyo guhagarara imbere yawe. Ariko ubundi wakabaye ushima Imana, kuko niyo ya mbere yakugiriye icyizere cyo guhagarara imbere y'abantu, itaguhaye ubuzima no kubyuka. Ntabwo uwo muntu yakabaye yabikoze. Ndagira ngo mbwire abantu ngo tuzagereza he kuramya Ahabu na Yezeberi nta Mana iri muri bo, ngo nuko bafite icyubahiro cyo gukomera cyo mu isi. Arangije Eliya ngahagarare ku musozi Karumeli, ng'abantu bose bari bamugose kuko yari we wenyine. Nta muntu Bibiliya imbwira wafashije Eliya ngafatiye mfizi nawe ngo atangira kubaka igicaniro. Rero n'abasigaye ba Eliya aho byapfiriye murimo murabyubaka mu mazina yabo. Ugashaka kubwira abantu ngo muze mbasengere, ukumva ko ari wowe uri mu basengere. Sana igicaniro cy'Uwiteka mu izina ry'Uwiteka. Ngafata amabuye 12 angana n'imiryango ya Isiraheli, cyangwa urubyaro rw'Abisiraheli bose bari imiryango 12, ngo ayubakishe igicaniro cy'Uwiteka. Niyubatse mu izina ry'umuryango n'umugore we. Tugeze mu minsi igoye aho usanga umuntu agiye kubaka igicaniro, ikimwe akagihereza umugore, ikindi akagiha umwana utarahamagariwe umurimo, akiranje agahamagara se wabo nawe akamuha icyabinginzi, akiranje agahamagara garafrere, uwo nawe akamuhereza icy'abaririmbyi. Narimvuze ngo sana igicaniro mu izina ry'Uwiteka, usana igicaniro mu izina ry'umuryango wa Isiraheli, usana igicaniro mu mabuye 12 angana n'imiryango ya bene Yakobo, wisana igicaniro mu mazina ya. Niyo mpamvu abantu bigoranye. Tugeza mu minsi abantu bavanga umurimo w'Imana uravuna. Ntabwo umurimo w'Imana uvuna, ahubwo nuko ushaka kubikora mu izina ryawe. Ntabwo ibintu bivunanye, ahubwo urashaka kubikora kuri wowe. Ntabwo ibintu bivunanye nuko ushaka kubishyira kuri famiye yawe. Ibintu ntibivunanye nuko ushaka kubigira business yawe. Ibintu ntabwo bivunanye nuko ushaka kuba ari wowe bigaragaramo cyane. Reka Imana yubake kandi ikoresha imiryango 12 ya bene Yakobo. Iyi miryango 12 harimo abaririmbyi, iyi miryango 12 harimo abadiyakoni, iyi miryango 12 harimo abahanuzi. Muri minsi nitugifite abantu b'Imana bakura mu mpano z'Imana. Kubera iki? Nta ushaka kubaka igicaniro ngo kigere kuri buri muryango wose,
aracyubaka mu izina rye. Ngo arangije ahamagara Imana ngo aha yari Karumeli, ngo ashinyagurira ababayara arababwira ngo ahari Imana yanyu yazindutse cyangwa irasinziriye, ngo nimwongere, ngo barongera barakotsora bashyiramo cyane, barahamagara ngo bagere ubwo bikebesha, ngo bikebesha inzembe, ngo amaraso abashokaho, ngo ariko Imana yawe ntiyasubize kuko yari bayari nyine. Ngo arangije ngo arabwira ngo mwigireyo, ngo kuko hari hageze igihe cyo gutamba igitambo cya nimugoroba. Ngeri yabwira abantu bose ngo munyegere, ndumva mfashijwe. Harangije arababwira ngo abantu bose ni munyegere. Reka mbabwire, iyo umuntu agiye gucana igicaniro cy'Uwiteka ntabwo akuraho abantu ngo abantu bamuhunge, ahubwo arabanza akabwira abantu ngo munyegere, kuko bagiye kubabwira Imana, kuko bagiye kugarura Imana muri bo. Harababwira ngo abantu bose ni munyegere, atitaye ko bari bararetse Imana, atitaye ko bari abanyabyaha, atitaye ko bose baramyaga ibigirwamana. Harababwira ngo ni munyegere. Eliya yari umuntu ufite ubugwaneza muri we, haravuga ngo ni munyegere. Ngo arangije ngo yubaka igicaniro, amaze kucyubaka ngo amenamo amazi menshi, ngo igicaniro kirarengerwa. Ngo arangije ngo arahamagara Imana, haravuga ngo Mana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo, ngo birakwiye ko bimenyekana ngo mu Isirayeli ko hari Imana. Hayiwe, ngo Imana ibyumve. Hari isengesho rijya rituma Imana yumva, hari isengesho rijya rituma Imana ikora, hari isengesho rijya rituma umugambi Imana wuzura, hari isengesho rijya rihagurutsa intebe y'Imana, hari isengesho rijya rituma Imana yizira, hari isengesho rijya rituma wumvirwa. Eliya yavuze neza, ijuru riba rirabyumvise, ngo hari umuntu nyambaje mu Isirayeli, hari ugize ishyaka ryanjye, mu Bisirayeli hari ugaruye Imana, mu Bisirayeli hari umpamagaye. Ngo arangije ngo asubirishe umuriro, ngo abahanuzi 850 batsinda aho ngaho. Imana igaruka mu Bisirayeli. Nari mvuze ngo Imana nigaruke kandi ikoresheje wewe wenyine. Imana yagaruka ikoresheje wewe wenyine. Imana yagaruka muri yo korari uririmbamo ikoresheje wewe wenyine. Imana yagaruka muri ra gurupe imisenyuka ikoresheje wewe wenyine. Imana yagaruka mu itorero ikoresheje wewe wenyine. Muri iriya dini Imana yagaruka ikoresheje wewe wenyine. Wireberera ngutahira amafaranga no gukomera n'icyubaro cya Yezeberi na Ahabu. Hari Imana yaduteguriye ikereti, kandi aho n'ibyanga Isarafati harahari, bitanakunze data ategura ibikona byo kuturengera. Ariko Wikwikuraho kuba umukirisitu. Tugiye gusenga Imana, tugiye gusenga dusaba imbaraga noneho kugira ngo Uwiteka tuneshereze kandi arushaho kudukora ku maso. Hari byinshi tubona, tugeze mu minsi igoye, minsi abahanuzi bahanuye zaba hari ibihe biruhije, zaba hari ibihe bigoye, ariko nari mvuze ngo ari ya meza kuraho gukomera. Abantu badakomeranya Imana, nta Mana ihari kwa Yezeberi no kwa Ahabu. Wikwikuraho kuba inyangamugayo. Sarafati hari aho kuturengera. Imana nibona bidakunze, ikereti harahari, kandi ikereti nibitanakunda hari igikona. Data azadutabara, ntabwo uzigera wicwa n'inzara. Soje nkubwira ko utazambara ubusa. Vuga Imana uko bikwiye kubiri, ntabwo uzigera umwara. Vuga Imana ukwiri, ntabwo abana bazabura minervari. Vuga Imana ukwiri, ntabwo uzicwa n'uburwayi. Vuga Imana ukwiri, ntizabura kuguha icyubahiro. Vuga Imana ukwiri, ntizabura kukuzamura mu gihe cyawe. Vuga Imana ukwiri, ntizabura kuguha amafaranga. Vuga Imana ukwiri, ntizabura kugendesha amahanga kuko yabivuganye nawe. Vuga Imana ukwiri, ntizabura kugutuza muri uyu mujyi. Vuga Imana ukwiri, ntizabura kuguha etaje ushaka. Vuga Imana ukwiri, nuvuga Imana ukwiri. Ikereti harahari, ndi umugabo wo kubihamya. Iyi Mana narayibonye, itabarana nyuma ya zeru. Ije gutabara ntisaba intwaro, ije gutabara nta musade isaba, ije kurengera uwayo iramurengera. Hari ingingo yo kudutabara. Ikereti iyo byanze Isarafati haba hahari, ndi umugabo wo kubihamya. Iyo ibyo bikamye
n'ibikona biradutunga ariko nta mukiranutsi wicwa n'inzara cyangwa urubyaro rwe rusabiriza ibyo kurya ari umukiranutsi. Hagarara ugarura Imana mu Bisiraheli cyangwa ugarura Imana mu bwoko bwayo kugira ngo izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Urera kandi uri mwiza, n'iryo zina ryawe ni niwa yasize. Uri Imana y'imbaraga n'ubushobozi bwinshi. Tugaruye Imana mu Banyarwanda, tugaruye Imana mu idini, tugaruye Imana mu bahanuzi, mu bashumba, mu bapotre, tugaruye Imana mu badiyakoni n'abakirisitu, tugaruye Imana mu ngo zacu, tugaruye Imana mu miryango, tugaruye Imana muri business, tugaruye Imana mu bucu, tugaruye Imana ngo Imana yo gusuzugurwa kandi duhari. Tugaruye Imana muri twebwe mu buzima turimo bwa buri munsi. Eliya wenyine waramukoresheje kandi ikintu mukundi hari ingingo watsindiye isoko ryo kuturengera. Sarafati n'ibyanga ikireti hazaba hahari. Kereti nubona bidakunda ibikona birahari ariko tuzarya, tuzagubwa neza, tuzambara. Duhanuriye ubuzima bwacu ko hari ikindi kirere twinjemo, hari ubundi butabazi, hari andi mahirwe, hari andi mahirwe ya kabiri, hari andi mahirwe uzanye ku bantu bankurikiye. Umuntu wizeye Imana, umuntu wizeye imbaraga zawe, umuntu wizeye gukora kwawe, umuntu ugiye kuba umurwanashyaka w'Imana akagarura Imana ikongera guhabwa agaciro. Uhagararane nawe. Sabiye umugisha bari bankurikiye, abafite ibyifuzo bigiye bitandukanye kandi mu mpande zigiye zitandukanye, ubasubize kandi ubatabare. Umuntu wese urema amashimwe, tuzongere kuganira dushima izina ryawe, tuvuga kwera kw'Imana ko hari imirimo itangaje wakoze ku buzima bwacu. Tubisabye twizeye ni mu izina rya Yesu, amen. Imana ibahe umugisha, mwakire neza ijambo ry'Imana. Yari Mugeni waganiraga namwe kuri chaîne ya Mugeni TV. Amahoro y'Imana nabane namwe. Nimero zanjye ziri aho hasi. Ukeneye gusengerwa, ufite uburwayi, ufite icyifuzo cyangwa urumva ukeneye Imana, urumva ufite inzara n'inyota byo kumva ijambo ry'Imana, Imana ibivugana natwe. Iyo dusenga Imana iravuga, Imana igiganira natwe, kaganira natwe mu buryo bw'ijambo kandi tunemera n'umwuka wera w'Imana. Imana idukoze ku maso ikadutiza umwuka wera wayo, tujya tubasha kwerekwa kandi bikagenda neza. Uwiteka Imana agakorana natwe imirimo n'ibitangaza. Imana nibaho umugisha, amahoro y'Imana nabane namwe, amen.